mwongeye kwirirwa neza bateza amatwi amaso studio cyangwa se kamera za Oze King TV. Uyu munsi nakiriye abahanzi bagizamuka upcoming artist baje kunyereka ibiboro bafite. Bambwiye ati Musa, wowe twizereremo ubundi duhereze umwanya twikorera ibiboro byacu. Rero ibumoso bwanjye mfite umuhanzi ugiye kubibwira. Please babe, please baby, please babe, I want to marry you, I want to marry you. It's your boy Musa Rwandea kabisa. Iburyo bwanjye mfite Cedro Mila aka hagiye gushya koko. From today, pay attention, umutima waragusariye, j'ai toujours fait attention. Kutakubabaza mon amour. From today, pay attention, umutima waragusariye, j'ai toujours fait attention. Kutakubabaza mon amour. Yeah, wagwan bro. Simira. Abahungu mwumvishe ukuntu bimeze, mwumvishe abari bo, mwumvishe uburyo y'ipresence, mwumvishe presentation yabo, mwumvishe intangiriro. Mumenye ko bitandukanye n'ubwo nisanzwe nakira abaraperi, abapeti b'abaraka. Rero uyu munsi nakiriye abantu bo mu njyana reka kamayike ngatereke hano. Rero birasaba mwese mujye muvuga cyane nyine sound ikagereho, sibyo? Kabisa ubundi hashye we. Ubundi muhani mwikire. None se ikintu cya mbere ngiye gutangira mbabaza, muri bantu ki? Uretse kuba mumbwiye amazina yanyu, muri bantu ki? Buri muntu ku giti cye. Ninjya mbaza it's okay man, musubize nyine, feel free. Mini yonje man, ni Cedro Mila, muziki natangiye na 15 umuhanzi. Natangiye muziki na 15. Nibwo natangiye kwiyumvamo official industry na 19. Indirimbo ya mbere nayikoreye kwa Fazo. Nkomeza n'ahandi nyine right now. Version y'icyo indirimbo nakuze nayikoreye kwa Telegram. No musani mu bizi kuzamuka muri iminsi ariko nyine gukora watch. Ntago afite izina remera ariko nyine ararenze ibikorwa bye birarenze. Man, tari musore wanyu kabisa Musa Rwandea. Utangiye muziki 2022 ariko niyumvamo ko mfite talent yo kuririmba nayo ngishimo mu wa gatandatu primary. So indirimbo yanjye rero ya mbere nayikoreye kwa Nasbit, akaba ari nawe manager wanjye kabisa. That's my shout out, my big brother. Manager wawe akaba n'umuproducer wawe? Akaba nawe mena mu mufungo. Respect bro. Man, kumezi kwaje gusaba brother. Producer ugukorera muziki ni nawe kumenamo amafaranga, ni nawe gushoramo ibishoro byose. Muhunga ameze neza. Nasbit by killer. Nasbit. Ubu rero mfite track eshatu, ya kane yo ntabwo ndayisoza fresh ariko nayo iraba yanze kabisa. Okay. Mr. Cedro. Yo. Musa Rwandea. Musa Rwandea. Musa Rwandea. Musa Rwandea. Mutima kumva Musa Rwandea. Ugadusasha na Aman Rwandea. It's a big brothers. Ni mfadhili wa Rwandea. Okay, Musa Rwandea. Rwandea. Rero uyu munsi ndashaka mwirekure nyine muba basani. Ikindi boro tugiye gukora. Mani hari boro bita bato imenyereye ku barapera, aho murapera beefing undi n'undi akamukubita undi gutyo. Mwebwe ikintu mugiye gukora, mani vocale zanyu mbere yuko tujya ku bindi biboro, cyaka niba muri aba vocaliste, mani twumva sound yawe, twumva indirimbo yawe neza, umukubita akantu akwishyura. Ubundi noneho tujye mu buzima busanzwe, umbwire umuziki wawinjiye ute, bimeze bite, nawe adutemo. Bese ikibazo kijya ubundi munemo. Okay, twagiye iwawe banza umutema akantu unamurasi. Ariko murasire mu boro byanyine byaba afrobeat ukuntu muririmba. Okay. Reka nkomaze ku ndirimbo ya mbere nakoze nyine n'iki kugira ngo umuntu agenda abayezamo briefing ku ndirimbo umuntu we yaranakoze kuko cyane especially nkanjye maze kugira indirimbo zirenga 15. Urumva ko nyine uko biri kose hari ukuntu nakoze nyine tu indirimbo 15 ziri 15. Yes.
akanya kuri tubari umuntu 8 aracyafite 3 iya kane ntabwo arayirangiza shapeti baraguta mu gisheke baraguta mu gisheke ndakurahiye. Okay, we go. Baby jump mpaka chini mikono juu wanyemeje wansajije baby tungolela geste show me you the best show me some sweet you got from me baby you don't look so familiar feeling so good wanyemeje ihere zichushaka ni wiyime baby zichushaka ni wijene I like your body ni jejeje just wanna touch upon me now kimali to time manyongo teho you know me well sinagotwa shoneshe umabadane rubusambo ndumva mfite femba wala indana chemba nukuri kikinyomoro giteye apeti benda kinyungutila mpaka chimpaka hasnda kinyungutila mpaka down mpaka hasnda kinyungutila baby yo wagwan that's for us bro banze umbwira ikiboro ushaka kunyungutira ikinyomoro okay tukatujye kuri nduranda banze banje Jaman kamba kupita no ngoma bita la vida loca A1 mani nizo zikoma bro abantu bakwihoma ho bose baziyo bikunze say bose bazaza bikunze I really come across I don't need a problem Sing your name, Panjir and my vibe. I need a feeling is on the more money, visa and uncle. I need the money for sure. I need the money for sure. Yo. yeah abahungu rero muri ku yes cyakoze cyasto abasana kuri wonga afite na sound ina kashika mesiko ibiboro muri gukora ngende kubikunda ubundi natekereje ni muriza afrobeat abo bahungu nimba huriza mu kiganiro ari babiri batandukanye batanaziranye barakora ibiki ntago nabyiyumvisha ariko navuze atoke kuko ari nge wa mbere ubitekereje ibintu reka mbikore bipfe nabikoze none biri kunangaza ukuntu biri kuryoha ni moto bro ni moto numvaga barapera ubundi murapera iyo muhuje n'undi batavuga toke zana imirongo yawe nanjye nzani yanjye ubundi mu beefing ubundi dukomagurane none abahungu mwarahogoze ibiki ndakazana borozi okay tugiye ku rugendo rw'ubuzima bwanyu urugendo rw'umuziki wanyu ese umuziki mwawutangiye wambwiye ko utangiye 2015 umbwira ko utangiye 2022 urumva biratandukanye cyane experience wanamugira inama uramutse warabaye umunyamuziki mwiza tugiye kuguheraho tubwire bimeze bite mu muziki wawe urugendo rw'umuziki wawe umuziki ko mubizi nyine ikintu umuntu gigomba kuba successful byanze kunza arasorenga bya danje kugira ngo agire ahantu agera nyine bivuze ngo umuziki nyine ko biri kose waramvunye akanya ahantu ndi waramvunye none nkurikije naho nshaka kugira ngo gukora cyane urebye nyine 2015 nibwo nimvishemo umuziki ariko noneho 2019 nibwo nagiye muri studio bwa mbere nagiyemo ni Capital Record yes icyo gihe yakoreragamo Fazo sinzi niba gikoreramo ko nakorera Fazo Big Pro yakoreragamo icyo gihe niho nkoreye indirimbo ya mbere yitwa Kigali Ndanje iyo ndirimbo nanayikoreye amashusho ariko nyine yari trap nakatiye skuru ngongiye gushaka ifungo ubushomeri bwari danje mbona bitavamo nerekeza ikigali nzi kugeze yagafata ninjirira imihanda nangira hagati gito ni bete nkunda rubyino nerekere ibinombe ngo ndashaka kugafata nkabo umugwiza tungo kubaho ni kugisazine kakuya wigiha wagoswe yaheze ibyapa ahafunga umukandara haziri ku mukanda kigali babaje benshi kigali nta dinogira uraburiza mani gawo washa fit yene ni yakera naragose okay nakibazo iyo ni boro ya mbere wakoze iyo ni boro ya mbere nakoze yari trap then umuntu arambye atako semani ko numva n'iki byose wabasha nkurikije ukuntu yumva nyine mpita nkubita afrobeat ndorana marana ibinda yafite nyine ahantu hose no kugerageza okay ngaho tubwire urugendo rw'umuziki ni ukuvuga umuziki wawe ukimara kwiyumva umuziki reba 2015 ukageza 2019 harimo interval y'imyaka 4 yes iyo interval washizemo yari yo kwisuganya yari iki byari bimeze biki urumva
hari ibintu bibiri utafatanya, amasomo n'umuziki biragoye kuyafatanya. Nari ndi ku ishuri ubwo muri make 2019 wari urangije amashuri yawe yisumbuye? ntabwo nari ndangije amashuri, nari nkiyarimo, ari kuvuga ngo reka ngerageze, nibwo nari nangiye kureba what is inside me. Then I had to try. Naragerageje mbona ni fresh, feedback is very fresh, bivuze ngo noneho ubu bintu ni cool, ibintu ni kwereka bisa, niyo mpamvu mfite gukora. Kandi ndebye uko nari meze icyo gihe n'uyu munsi bigaragara ko nyine nta kuntu bigenda biza neza tu. Okay, mu muziki wawe se mwitangira ry'umuziki kaba abahanzi mwese cyane cyane abakora afrobeat, nubwo ubundi abaraperi iyo bibabaje bahita banabivuga barakubifinga next time, ariko mwebwe icyakobaje nyine mwitangira ryawe wavunikaga bingana iki? Amafaranga yo gukora umuziki wayakuraga he? Wari n'umunyeshuri? Brother, hari ukuntu umuntu yarakoze akantu k'agasevingi nyine, anytime igihe cyagira ukavuga ati okay, reka ndebe koko ari ikintu nayabyazamo umusaruro nyine tu. Ariko nyine firstly nakoze indirimbo ya mbere biba fine, ugenda neza. Ya kabiri yo yari ndyankurye. Indirimbo ya kabiri nagiye touch record ingezeho nyine, noneho bampuzana Evidex kira ugomba kunkorera Evidex ewana. Icyo gihe gukora benga za Danger brother, indirimbo yose wumvaga nyine yari byari icyo gihe. Icyo gihe yari 2020 Evidex koko yarari. Kuko icyo gihe ndibuka yakoreraga ba Daf. Icyo Daf twanahuriye herega man. Ari mu bintu byatumye iyo projet yanjye none ibi. Igifi kinini nyine cyambiza kwizanishwa utuntu tw'uturap. Ariko ndabazi wapi icyo gihe ntabwo yari rap, yari boro yazuke nyine tu. Yumva ibyinutse ukuntu ko nje ntabwo nashaka gukora indirimbo zisa. Nimba nkoze trap uyu munsi, ejo nshobora gukora afrobeat, R&B cyangwa se nkakora nyine nshobora no gukora reggaeton, ibintu byinshi bitandukanye nyine tu, kugira ngo ndebe nyine wagwana. Kandi nyine babasani muri iyi minsi nta muntu ukora injyana imwe, abantu byose baravanga tu. Icyo gihe na indirimbo yamaze icyumweru, buri gihe njye bakambwira ati ugaruke ewana, nagezeho ndabipoto. Ndababwira ati nje mu munsi nje gutora projet yanjye ko nagezeyo bwa mbere, ndakora ndana recordinga ndataha nyine bisanzwe. Ariko kuko aribwo nari nyitangira umva byaragoranye n'iki n'iki. Noneho bamaze kumpa iyo minsi, ntabwo nibuka neza iminsi, ariko byari nko muri weekend tu. Ndumva icyo gihe byari muri weekend 10 ndaza, ndavuga ati ko bwari projet ngiye gufata ntari reka ngende, ndatega nta n'amafaranga yarahagije n'igihe nari mfite, gusa kubera urukundo nakundaga umuziki numva nshaka no kuzamuka nyine bindi moto, ndavuga ati okay reka ngende. Ngezeyo banshira kuri bench tu. Bro bench ndaye Evisarora mwishe. Urabizi ara staff kuntu byari bimeze, ntabwo wishyuraga producer. Hari intuza navuga ko nako ntabiri niwe wishyuraga receptionist yo kwakira, ukavuga projet ukeneye, niba ari umuziki niba ari iki bakwishyura. Ukishyura, noneho ni nawe mwadiringaga, ntabwo ari producer. Ukishyura then ukinjira stu Evidex agiye gukora. Evidex nyine urabizi ntabwo producer yakwitaho nta kintu utamutayemo nawe nyine tu. Ndavuga ati okay fine, nari hazajya mbatamo kugira ngo projet yanjye mbone yaje. Nyine bwa bujangwe bwo mu muziki ari gihe utazi ukuntu boro zikorwa, ukumva ko nyine hari no pesa birakunda, ariko hakazamo no kuvuga ngo wa muntu arakurenze mwana. Noneho mujama nyine bamaye icyo gihe, nzagenda nyine ndategereza hazo wa mbere ati buretse tumuhereze no kwimuhereza gusa nta kindi kintu gisigaye. Ndapfusha haza nuramuniga ukunda gusubira mu ndirimbo z'abandi, ni ukunda nyine baramuzi umuntu ukunda gukora amakavazi. Amakavazi kabisa y'Rwanda. Namukubwiye tondo bro nyuze umushyize hanze nyuze ariko mureke nama. Uwo mujama naraza agiye gukora indirimbo ya Harmonize ya Boro ngo ayinama nimbere wate, ntabwo nyuka neza bayita Kayinama. Kayinama arakora nawe baramukora, ubwo ndacyari hanze, saa 2 zirageze mukadafu baraje noneho nawe saa 2 z'ijoro. Saa 2 za nijoro. Umwami w'ishyamba wamuganye, ariko yari umwami w'ishyamba icyo gihe nyine. Ubu byararangiye nta gakiro w'ishyamba kuko nta nubwo kigaragara, sinzi niba wasanga sigaye yiri ugarimo. Ubuse mushatse kuvuga ko oya turi kumwe inari sigaye irisha. Isigaye wabwiye inarisha, bajya bavuga ngo inarishaje imbeba zirya iminwa. That's it. Ntabwo turi imbeba, ahubwo nari ni yagiye asigarutswa n'imbeba kuko nyino n'ubundi ntago kigaragara, ahubwo arapeti bari kuzakamukoma bakanakora benga zabo zikazigatwika. Kandi byitwa ngo nyine hari abasani bakabaye batwika mani bazamura entertainment, ariko nyine ba flopins we don't know wagwani na update kuri bo uvuze ngo nyine n'umundi still
ni nkaho batiriye ntabwo bakibaho tu icyo gihe nyine mu kadafu nabo barinjira baramukorera agasasta kabakangireyo kangiraho nta projet ndabona utamuga ati wowe wari ukeneye guhabwa projet gusa cyangwa wari ukeneye recording yari projet gusa recording narayikoze banambwira ko banayi mastering yari umuzigo mbese finale washakaga final product ariko mbere yuko njyayo nakira nkasanga Vitex ngo naho hari asanga Traxira agiye kuyikoraho nawe biramujabuka nyine ikintu utatangiye buriya aba producer nibo babizi iyo watangiye ikintu niwo buze ukuntu uzagikora muri mixing muri mastering nyine uri kugenda ucurangamo ibindi bintu nyine niwo iyo uyitangiye uri kumva n'ibindi bintu uzazana gucurangamo kugira ngo bihure wegiye kuyikora biramunanira ndavuga ati basi mu mesample iburetse nyine manze ndangiriza aho ngawa nyine nawe tugeze boro yawe birangira gutyo nyine ngeze aho mbivamo saa sita z'ijoro ubwo nta n'itike nari mfite man utahaga nateze igitsi hano kuri military yahe hano Kanombe bro mvinye Mirambo ni Kanombe man sasa man ibyo boro mujye muvuga ariko mujye kubibeshya abandi bantu wowe wavinya Mirambo kwa Rafiki Ruguriri shumi hari ukamanuka Gikondo ugakomeza Rwanda X ukazamuka Sonatube ugakomeza Remera waciye Kabeza acha ukomeza Rubirizi ntabwo naciye Kabeza naciye Manda munini urumva agakoresha man ibyo boro ngiye mujya muvuga mujye wagenza amasaha angahe amasaha sinyebuka ko ni nk'amasaha kuyu Manda ni munini Manda ni abiri yonyine ni nk'amasaha wageze mu rugo sanga saa sita z'amanywa ndavuye saa sita nageze mu rugo nka saa 8 okay urwo ni urugendo rwo mani ni ama-step reka mbanze menye hano hepfo mani ngiye gututamo akabanga nawe tutubwira nyine muzika wowe ariko biranoroshye ndi kumva story yawe ntago ari nk'iyo mugenge kuko ufite umuproducer ugukorera ni manager wawe uraza mbese akagucisha ku bandi bimeze bite ni fresh kabisa indirimbo ngiye kubatamo izasohoka next week nagira nasohoka nakabwiye nyine nzaguha copyright cyane kabate bisazwe oya dutewe mani nari ntabwo nabikora nyabusari beza niko banaberwa abasore bakontrola amafemba ari kungota baby zo mu mabizu hanze hari izuba let's go say nakubonye ndashyuha finally niza fanga mu nzu ndaguha like this nigukoma nanjye ume like that nyeneye kalavi Psychology, I don't mind my boo, Go down low. I no go follow you, date my lover. Go down low. I no go follow you, date my lover. Bonga birimo araje bekuza. Musa ko muri ugiye gusimbura babahungu bari barigize ngo banuza. Araje bekuza bahogoza wala. Ahubwo bararya ari menge. Okay, duhe lifetime yawe y'umuziki winjiye mu muziki gute byaje bite? Winjiye mu muziki yikuye he? Winjiye mu muziki. Byatanye niga P6 nababwiye. Twiga muri class nyine habaga ibizamini byo kuririmba imbere y'abandi. Nje kuririmba icyo genda byibuka nari indirimbo bita Sibyo ya Meti. Ari kumwe na Tito. Ndaririmba mu prof nawe aremera avuga ati we petit ubundi ugiye gukomeza sine wanyu wagiye kunyuma bati wapi ndacyakeneye kwiga ngera S1 ndakomeza nyine Esperance kagiye bakazajya bambwira ati musa ko icyo dukora imizigo gutyo mvaho ngaho nyine nandika track kugeza sine 3 nibwo nakoze indirimbo bita Huzo nyimara kuyikora nabonye feedback nyinshi abantu bati musa collage gutyo akora ko na G-Frere wanje nyine yize ibintu bya multimedia aziranye n'abandi bantu niwe wamuje no mu manager wanje abati petit frere wanje afite track kandi no bishaye fresh nta kuntu mwajya mupanga mugakorana ibindi mukabyimenye so amukubita namba yanjye arahamagara turaciringa nari inshinga n'umusore ukora ariko uwo munsi wagera akabura nanjye undi munsi wagera nkabura tuzaguza turabati reka tuzavuge kwa gatandatu boro zose zagaragara kwa gatandatu njyayo turarekodinga indirimbo bita Ready turarekodinga kabisa narangiye indirimbo nziza cyane nanjye nkunda cyane turarekodinga mitanaha
arambwira ati se ibi bintu wari uzi ko wabikora nanjye kuko numvishe track ati umuhungu mitangira indirimbo uko ya mbere ya mbere bayita huzo uburyo nayikuye kwa Audris hariya iratsinda aho ngaho nabone nakamenyana n'uwo muci muri make indirimbo umaze gukora kwa manager ni zingahe nesha ntabwo wigeze ujya studio se mbere yo kubana na manager wawe ngo nawe wahagera bagushyire kuri waiting list nyine bitewe n'uko hari aba big boy bari stu ahubwo hari studio yo nagiyemo nawe baguta yahoze nshaka kwivuga ariko nyine birababaza shimitse nta ikintu cyambabaje n'abantu bazagamo ntabwo ari abantu nyine bafite bagafashe mu Rwanda bari abantu n'ubundi bakiri hanze ariko nyine ariko bafite gutya bafite gutya nyine niyo mpamvu domani nizo zikora niyo mpamvu n'umusaza ngo Dani nanone nawe arabikurabura ati nta gutya nyine nta gahunda uburagira no dukora track irarangira bwa kabiri njya kuri coding indirimbo bita La Vida Loca nayo imeze fresh indirimbo iri no kubikora hanze La Vida Loca subwo si Ways washishuye La Vida Loca ni crazy life ni ubuzima bw'umusazi nyine nkuko ndi kuririmba nanjye umva ko ari ubuzima bw'umusazi nyine mani nizo zikoma bro abantu nyine baziyo bikunze bose bazaza nyine n'ibikunda hit yanjye iri gusirikira mwana okay noneho ngemba nagemba batamwambabaza ariko kubera ko turi babiri ubu turi batatu njyewe icyo mari ni nk'umuhuza cyangwa se umubaza bibazo musubiza tutera story tunaganira ariko mu muziki wanyu nk'abantu numvishe mwanamenyanye nta kibazo wabaza Cedro ese Cedro we nta kibazo wabaza Musa duguhereyo ngiye kumubaza ntabwo byabura wa muhungu kabisa urumva ari uko ufite talent urumva hari no kuba ugomba gukora cyane kugira ngo kuba ufite talent nyine byonyine ntabwo bihagije cyane ko tubizi ko nyine hari manza buri muntu wese mu Rwanda yakubwira ko yashobora kuririmba ntabwo nyine quality nyine yo kugira ngo ube ufite uniqueness wowe n'abandi nyine niyo ikudetermininga ni nayo guhereza inzira gufungura imiryango nyine tu ubwo ngiye kubaza ngo wowe icyo ubona urusha abandi gituma ugira confidence mubaze neza ukwiye kuboko nyine ni iki kikwespera ubona urusha abandi nyine ku buryo wavuga ngo ngiye gukora man ikintu kinera courage rero buri ikintu cyambere kigutera courage n'abafana ufite abafana banarenza ahubwo abafana mfite ntabwo nyine abafana mfite benshi ni abanyeshuri kandi abakurikije kandi uracyari ku ishuri uri umunyeshuri wiga ibiki niga construction uri kabo basisubiye baba ari abarakare boro ubundi muzabishobora mani hafi ariko nyine hari igihe ujya mu kintu uvuga ati wenda ahangaha reka ngire uko nigenza nyine tu ariko abubatsi mushobora kuba mwarananiranye nta kunanira twaganira narambwira ndo mwubatsi si umwibuka abubatsi ariko na ba Beachway bize ubwubatsi ba Beachway ba Beachway bari bize ubwubatsi na Afrique bose okay noneho dukomeje wumvishe ko ari kubazanya each other ubwo ikibazo gisigaye ni icyo mubazi Cedro we shangu ikibazo kwa byari danje yene kubaza sibyo wowe watubwiye ko umaze gukora indirimbo 12 sibyo 15 nari nk'ibyo 3 zose indirimbo z'ukuntu ivuna byadanje none urashaka kuzikuraho oya ani gihe yandika mu minota 30 ndakubeshyira yumva nyine indirimbo ngiye kuyikora rwose akenshi benga ya danje ntago ijye ngora ahubwo ya ndirimbo nangiye gufata umwanya ngatekerezaho rwose ya uniqueness mu kanya numva uri kwitakazamo wivugishwa amanota 30 ntabwo yavamo uburyo ivamo urumva mbere yuko njya kuvuga ngo ngiye guhita nkora track akanya manza kumenya ndashaka kwandika indirimbo iganisha he urumva ishatse gusobanura nyine nkayidetaye urumva noneho nkamenya ahantu ndi buze kuyerekeza ntabwo ari byo kuvuga ngo ngiye guhita nk'upitari ngo vibe ngo no ntabwo ari kunyenana iyo maze gutekereza ko iyo ndirimbo byanze bikunze hari ikintu kiba kindi mu mutwe cy'isheni ibyo nibyo muza ya ndirimbo igahita iboneka mu minota 30 mu gihe gitoya ahubwo ngasigara ni kurwana no kuvuga ngo reka nkosore none ushyiremo ya magambo meza ajyanye n'iki n'uburyo mbishaka kuko indirimbo ngiye nyitekereza mu buryo butandukanye mu nka butatu hari indirimbo uririmba umuntu wese akayumva urumva
hari indirimbo uririmba ugasanga iri kugendana na ya generation urimo, hari na ya ndirimbo uririmba nyine abantu bose bakayisangamo, hari abakuze ya generation then cyangwa bose bumve ko ari indirimbo nziza noneho bisanzemo. Iyo ndirimbo rero urayitekereza, bisaba ko uyidetaye, ntabwo uzaririmba ibintu uri gutekereza ku kanya ngo abantu bose mubyumve kimwe nyine cyangwa benshi babikunda, urumva rero bisaba ko ujya kamwe kandi then ukaza kubicombininga, nyuma ukaza kwerimina noneho ya magambo ubona atari suitable ugashyiramo ari fresh. Okay, ubwo urasobanukiye ko nanjye ndanasobanukiye ko yakandika iminota 30 mu indirimbo y'iminota 5 cyangwa 3, ahubwo komeza ikibazo cyawe mubaze. Ese nanjye kubaza iki kibazo ariko wari ugiye kumubaza ikibazo ntabwo uramubaza, wari umubwiye ngo watubwiye ko ufite indirimbo 12 ushobora kwandika indirimbo mu minota 30. Sema turabizi n'abastari badukuriye babandi nyine bageze ni indirimbo ishobora kuba ari imyaka ingahe cyane ni mirongo bakigira ngo nta ni mirongo. Oya iyi mirongo irahara ahubwo abastari urugero rw'impamvu nta mirongo bagira, benga zingaho zizatwitse zaba stari barenze gusa iminota ni kanga bamfashe se wumvishe agura indirimbo nandi basara itari yo atiyandikiye jugumira se ejo ibyo ngibyo byo ni ibintu bisanzwe. Ndi kuvuga nyine nanjye aho ngaho icyo ndi kuvuga ntabwo ndi kuvuga ngo indirimbo yagize yayo yose, sibyo? Wowe personal nk'umuhanzi ufite ability, ufite ubushobozi bungana gute bwo kuba developing ikintu kikajya hanze kandi abantu bakagikunda. Icyo nicyo ndi kuvuga, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo abanzi mirongo yarashize, verses inuza mirongo yabo yarashize bro, kubera ko akenshi usanga bagiye kwiba indirimbo za underground akaba arizo bashyiraho kandi zikabatwikira. Icyo nicyo ndi kuvuga. Okay, none se umusa tutaragorana tutaranagira ngo nkwe nyakumaze umuziki ari umuntu urakwiba indirimbo. Ni cya kibazo urumva, imyaka maze impamvu nta muntu uranyiba indirimbo, nta muntu ntaragafata, ibyo ndabyemera, ni nayo mpamvu ndi hano nuko nshaka kugafata nyine, just support me, njye nyene support man ntabwo nese mvuga ngo naragafasha. Hari umuntu uzabona iyi interview abone n'ubwa mbere mbonye, kandi uzayibona kandi urakoze ibiririmbo koko cyayo uzamakaye naciye shumi naciye amakaye urumva, ndavuga ati noneho ahantu bigeze ntabwo nyikeneye kugira amakaye. Okay, tugiye gukorera amanota noneho, amanota tuzayabona muri comments z'abantu. Ugiye kumutamo imirongo, ugiye kumutamo imirongo ku buryo umuntu wese uzumva iyi bora azavuga ati uyu mwana ni umwanditsi cyane kurusha uyu nawe afite vocale, afite ijwi, afite imvumba z'amajwi nziza zirangurura ijwi rikumvikana kukurusha. Mbese mugiye kwishakamo ya uniqueness wambwiraga, ariko iyo ni case y'abafana, ntabwo ari case yanjye. Icyo ndi bukore mutamo mayi mutamo okay kuba mwijuru mwiza byo kuhora utuje njye mbikunda kubi baby nana uwagukunda ntabwo yaba yibeshye pe no kuba ninjye kuba wangize nka crazy suko bisa kusa acha reba indirimbo 15 ibi. Okay, reka gutema indi nare reka gutema. Okay, ngutema iyi verse ntacyo byaba bitwaye, ntacyo bintu wahingiyeho. Je nakubwiye ngo uniqueness yawe igiye kuba display out abantu bakubona. Desire of me love mfise gahunda uzabona muri agenda yanjye na undi aloma obsess my breath for every day anytime nzaza ngusanga na indi mpamvu n'umutima ubushaka sometimes nduhuza amaso nkasika banishimira kuba ari wowe wanjye nabwo nyitse imitima kuko kaduruta feza ndutisha abandi. Okay, one Bombokla, brother, muko magule. Oh my God, feeling is amutima zikunyerekeje mapupu nanye chaka kukupenda iyo nanye chakuoni tamalo ngakaza janyitaho like papa na mama ngamvane myizinjya giye
I'm ready to fight for you. I'm ready to die for you. You don't know who's in the chere. Amapenzi uyandechere. Yeah. amapenzi bayamurekere nawe bakurekera ibyana bifite nyinshi. None se abasaza mani njye ntabwo ndi bujajinge kuko impamvu nahisemo gukoresha ikiganiro cy'abasore babiri baririmba injyana imwe ni uko navugaga ngo mani muze muri double habe double the fun kuri Oze King TV, noneho ya show nababwiraga ngo ni show mpaka last mani mbone show koko nyibonemo muri imwe. Noneho ikintu nshaka abantu bababonye babumvishe inzira z'umusaraba zanyu banazumvishe nubwo mwambaye mani njye ntabwo wavikano ntabwo wava Inyamirambo mani byeboro narahagiye niga yaje yego kutabati umva kiyo vyeta kutabati umviki umunsi urishwa ko yaba yarabigenze ibigoro njye nkurikije n'ukuntu ndi kumubona mani musaza agenda ibirometero turaza kureba ku mpfundiko ariko wenda ahantu yava akagera ashobora nko kuva kuri 40 akagera ku ryanyu wenda aho ngaho nari none se urishwa ko yabigenze ibyo birometero none se ubundi sinanabigenda ahubwo sibyo kuvuga ngo nabigenze n'ubu nabigenda ego ibirenze ngende umusportif man nabyiyemeje nageze Nyirafutu warangije kwiga se sindarangiza ndi mu wa gatandatu mwese muri abanyeshuri nce hagati ndi mu wa gatandatu man wiga ibiki se niga computer tu wiga computer computer basigaye barabigabanyijemo ngo computer application ngo computer software ngo computer literacy kwiga system computer system okay. None se Mr. Said umaze guhuza na Musa ko okay buri muntu yamamagaye ku giti cye ariko mbabwiye ko tuzahura mani ntabwo nigeze mvugana namwe aho turi buhurire uko n'ukuri nababwiye ndaza kwatekereza ariko nimwe mwahisemo kudecidinga kujya Kigali Height. Ukuri gusesuye icyayi bateye ni iki kugira ngo okay turahera yiwawe nuko icyo wafashe decision yo kuvuga ngo ndagenda Kigali Height kuzana urumva mbere twabanje guhuza nyine tu jama wanjye yamanje kuma amagambo yose urumva icyo gihe kubera ko narindi muri ari boro narindimo nyine tu ndambwira tukengende wa ariko ngiye kwitegura nyine nje kureba muze ndebe buryo muzana wazito arambwira ati okay it's fine nanjye nyine nabonye turi gukora uyu munsi twese ahubwo duhuze gute nyine bitaduhana poti hano turi buhurire then gushaka location twari kumwe dufatira hamwe decision yo kuvuga ngo reka tuze hano nyine kuko ariho hantu afite view nziza urumva nyine nimshaka gutanga ibintu bifite quality then ukeneye n'ahantu afite quality nzima ku buryo umuntu abona akabona ko very na civilize bro. Wewe waje gufata umwanzuro cyane n'ubundi byavuze nacyongera oya njyewe ukimara kukubishyira muri group nabirebye ndeba abantu bose ngo barakora uwo munsi nabatse why not now. Okay uvuze group hari abantu batazi group basobanurire ni group ki ni group y'ibiki bimeze bite nyine bamenye ngo group rero iyo group ni abantu nyine bafite tala mbese kuva mwumva itangazo kuva mwabonye ibyo nababwiye habayeho group habayeho group ariko nyine iyo group ikintu igamije igamije ngo nyine buri muntu wese yifata ukweta wapi igamije ngo buri muntu uko turi muri group twese dusharinga ibitekerezo dufite niba uri afite igitekerezo cyo kwandika track undi akaba afite icyo kuririmba ubwo urumva twese turahuza so icyatumye rero ngiye mpamagara uwo musani nahamagaye undi bita Boyka ndamurabura ndabatse man duhurire arambwira ati ari Kimisagara ngo duhurire Disney for Central ndamuhamagara arambwira ati ndaje man umujama arahamagarika koko ku muhanda ahamagaye uyu muji arambwira ati ngenda aha ngaha downtown reka duhuze none twamaze gushaka location mu twayibuze tuzano convention nyine no bw'ibintu bitagenze fresh mu mayira. Okay ngira kantu nongeraho iyo groupe buri muntu wese unyandikiye ambwira ko afite imana ambwira ko hari ikintu yahereza abanyarwanda naravuze reka mfata abanyempano bose abantu bumva ko ari abanyempano bahurize muri groupe imwe bajye batera story bajye banaganira banahuze imbaraga uyafite sizu yafite nabo ubwabo bishakemo collaboration mbere yuko nanaba projectingira abanyarwanda cyangwa se naba screeningira abanyarwanda kuri screen zabo
hari groupe abanyempano banyandikira badirectinga kuba barimo. Iyo groupe rero irimo abantu batandukanye ariko cyane cyane bafite impano runaka. Ariko impano rero umuhanzi, umushushanyi, umuntu wari we wese ufite impano wanyandikiye mu directinga ku joining iyo groupe. Ikindi twasetinze uburyo tuzadukoresha abantu mu interview, tugenda step by step kugira ngo abantu bose barimo b'abanyempano babashe kuba bakerekana impano zabo. Noneho mbere yuko dusoza, kuko ndashaka ko umunsi ukurikiyeho cyangwa se undi munsi nzakorane n'uyu wenyine gusa, zongere nkorane n'uyu wenyine gusa, buri muntu agire noneho umwanya we, apana kuvuga. Iyi ngiyi yari nko guteguza abantu ko hari ibintu bihari biri kubaho. Okay, ese mufite social media mukoresha abantu basangaho ibintu byanyu bimeze biti ku ruhande rwawe? Yeah, hose always there, like Cedro Miller, YouTube channel ni Cedro Miller, Instagram Cedro Miller, FB Cedro Miller, just ahantu hose wansanga ni Cedro Miller kabisa, kandi platform zanjye zirakora fresh. Mbabwira ko binankundiye ewana ndi gutegura kubatamo video soon. Best mwagira mukanasura channel yanjye mukareba ibihari mukabishyigikira, just like gukora subscribe, share n'iki ibintu byose nyine tugoza nk'abajamatu. Ufite indirimbo zingahe kuri channel? YouTube channel akanya iriho indirimbo 8, izindi project 7 nizo ngomba kubahereza zimeze neza kandi kabisa. Mwibuke kugera kuri Cedro Miracle. Yeah. Mukore subscribe. Subscribe. Bombo clap. Subscribe. Yamanje Facebook ni Musa Official, Instagram Musa Official, Twitter Nuwa Musa, TikTok Nuwa Albaz kane 94, YouTube YouTube indirimbo zanjye usanga kuri boro beta Nasbeat 800. Aho ngaho ni urasanga zabora nyine. Ufiteho indirimbo zingahe? Kwiyo channel ye mfite kuri YouTube. Ufite indirimbo zingahe? Tesha. Ufite indirimbo 3 ziri kuri YouTube zikoreye amashusho zose? Oya, ebyiri zose kuri. Okay. Nanjye mbabwira ngo ni Oze King. Wowe nutekereza Oze King wandika ushaka, nubirota wandika ushaka. Ariko nyine okay, hari abantu basigaye bambaza ngo ese aims yawe ni iyihe, niba icyo ukora ari ukuzamura impano z'abantu cyangwa niba ari ukugaragaza izo mpano z'abantu, wowe uzungukira he, bimeze bite? ABCD. Reka mbamare impungenge. Umuhamagaro wanjye cyangwa se inumbero yanjye cyangwa se icyo ngamije kiruta ibindi nuko impano zitabonye aho bazigaragaza, impano zitabonye akanya ko kugaragaza ibintu byazo. Njyewe niyemeje ko ngiye kuzigaragaza. Reka tubyoroshye ubyumve gutya, nta gicuruzwa na kimwe kigeze kigurwa gihishe. Igicuruzwa kugira ngo kigire abakiriya cyangwa kigurwe kijya ahagaragara nyine bakagigurisha. That's why navuze ngo simfite ubushobozi bwo mu mufuka ngo nimbona umuntu ufite impano uhite muha amafaranga koko runaka agenda akora ibintu bye bigaragare, mbe namushora amafaranga uko umusore ari kubivuga. Ariko mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo Oze, hari abantu bagukurikira, nabo weretse baragukurikira, n'abandi bantu bazadukurikira bakomeza kubona ari byiza ibintu tubikora neza kinyamwuga. Aba bantu bagaragara bate? Content yanjye ubundi ni ukugaragaza impano ziri ku mihanda zitabashije kugaragara, tukazishyira ku iduka, tugashyira ku itara, tukazishyira ahandi umuntu koko ukeneye kugura cyangwa ukeneye kubona ahazikura. Naho umuntu wibaza ngo kuko ari nk'umuntu umamagara ahantu hose bashyira nimero yanjye, umuntu umamagara ngo Oze, ngo nanjye mfite impano nshaka nzamure, nkamubaza wumvishe neza content? Ngo yego, ngo narayibonye, ngo uvuga ngo uzamura impano ufasha abantu. Nkamubwira okay, ubwo wayibonye wambabarira ugakupa ugasubira kumva neza icyo bisobanuye, icyo wumvishe, icyo wabonye, icyo wumva neza igihari. Akambwira toke, ngo none se ngo nagwa nzamura. Nkamubwira toke, ubwo biri kukuvuna kumva reka nkorohereze. Ntago nzamura umuntu, ahubwo umuntu mwereka abantu. Siko biri? None mwebwe mumaze kumva ko Oze atanze umwanya wo kuvuga ngo ngwino wigaragaze, ngwino widistingue.
Musa ndashaka widisting kuko nicyo cyakuzanye. Igaragaze atamayike igaragaze ye unigaragaza unasezera igaragaze usezera. It's your boy Cedro Miller like nkunda kubaha ibyuzuye ubundi abafana banje n'abandi bose bankurikira nabifuza ko nkurikira. It's your boy Cedro Miller, mbibutse social media zanje ni Cedro Miller ahantu hariho hose kugira ngo tubashe kugendana neza. YouTube channel mbibutse gukora subscribe n'iki byose nyine kugira ngo mubashe kumfasha kunsupportinga. Batama karugo ka bye bye. Ikindi ubibutsa ko tugomba guhorana kuri Oze King TV. Always there nakagaruka Cedro Miller. Ndaga buri kimwe ufite numva nafata ubaye my chance ke yanaguha yeah umva wanyurwa yeah this love is for mercy fantastic have mercy jiru zananasi yo we inanasi ya shori popoli popola sinatuma wivovo za shumi popoli popola ona na ndaga everywhere you touch on my mind buri kimwe ufite kibe cyanjye ndaga mbo wawe baby. Yo, I like you guys. That's called Ndaga. Bibuke gukora subscribe kuri Oze King. Oze King. Ahantu kabisa muhiteho cyane. Show mpaka last. Yeah. Urabyibuka intero iyereka abantu kuko nicyo cyakuzanye. Ubundi babwire gukora subscribe kuri Oze King TV. Ninjye Musa w'i Rwanda. Ya nkomeza gushimira abantu bose bankurikiye umunsi ku munsi. Abafans banjye by'umwihariko nshimira umuntu uri kutwereka abanyarwanda bro. Hari abantu benshi babidusezeranyije ariko batabishoje me. Oze King shout out. So nshimira n'abantu banira motivation, my family na n'undi muntu bita Lisa Iwanda. So mbibuze gukora subscribe na share ku bintu byinshi nyine kuri YouTube na Speed 800 ewan ubundi tubane fresh. So mbatama akantu ka nyuma rero tariki ya mbere z'ukwa kabiri niyonje nagukubise imboni gumindulila love babe gumindulila love babe dore bankomye na Charina Nina ndamukwama njyewe nshaka Lisa mama na Marina wakoze hit ndamukwama njyewe nshaka Lisa yeah man. Bro. Cyakoze man. Babwira ngo iki kiganiro street talent, street promoter, street big promoter, the number one Oze, the baddest man, big. No kuri big screen nongeye kujya mberekanira. Buri muntu wese wowe ufata screen yawe yari yose. Uje muri search box wandikemo Oze King. Ubundi ibintu byose byi displaying. Choose the best one. Ahantu kuye gusanga impano utigeze usanga handi abona kuri Oze King TV show mpaka last. Remember to subscribe. Mbabwira ngo niba wifitemo impano katubyoroshye noneho mwabyumvishe neza. Niba wifitemo impano mamagara kuri 0788655713 Oze King, the one and only, the big promoter, street fighter. Bombo Clat. Thank you. Ciao.